reka mvuga ati wow, aya makuru ntago nagenda nayababwiye ngo bimeze bite rero. Umuririmbyi Kenny Sol ari mu myiteguro yo kujya gutaramira ku nshuro ye ya mbere mu mujyi wa Stockholm muri Suwede. Ni mu ruhererekane rw'ibitaramo amaze igihe atangiye, ahanini agamije kwiyegereza abafana be n'abakunzi b'umuziki we muri rusange. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. N'ubwa mbere Kenny Sol azaba ataramiye muri Suwede, ndetse yagaragaje ko ari igihe cyo gusabana n'abafana ndetse n'abakunzi b'umuziki mu rwego rwo kubafasha gusoza neza umwaka wa 2024 binjira muri 2025. Uyu muririmbyi asobanura ko iki gitaramo nk'umwanya mwiza kuri we wo gusozera umwaka imahanga. Ni igitaramo agaragaza ko azakora ku itariki 26 Ukuboza n'ejo bundi muri 2024 ahitwa Venue A75 niho azakorera iki gitaramo. Ni igitaramo bigaragara ko cyateguwe na East West Vibes. Ni mu gihe yari aherutse gukorera ibitaramo bibiri mu gihugu cya Canada, harimo nka Portland, Vancouver n'ahandi. Ni ibitaramo yaherekesheje kumenyekanisha indirimbo ye yise Fenomeno. Ni indirimbo igomba kujya hanze mbere y'uko yerekeza muri Suwede. Bivuze ko indirimbo azayisora mbere y'uko uyu mwaka wa 2024 urangira. So Kenny Sol aherutse kubwira ikinyamakuru cy'inyarwanda ko ibi bitaramo bye muri Canada yari yahisemo kubyita Fenomeno kubera ko yashakaga kuyimenyekanisha mbere y'uko iyi ndirimbo nyine isohoka. Iyi ndirimbo yamaze gukorwa mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho, hasigaye ko yemeza igihe cyo gusohoka kwayo ikajya hanze. Kenny Sol mu kiganiro rero yagize ati icyatumye mpitamo kwitirira ibi bitaramo indirimbo yanjye Fenomeno nuko ari igikorwa nari nateguye cyo guhura n'abantu banjye. Kuko nari narateguye ko nzajya njyayo kenshi, kuko n'ubundi bumenyi umuntu aba yunguka cyangwa se arema. Rero ni igikorwa nateguye kugira ngo mpure n'abantu banjye, mbasangize n'indirimbo yanjye nshya mu buryo bwa promotion. Ngayo nguko rero Kenny Sol uko yavuze. Muri uyu mwaka Kenny Sol yaririmbye mu bitaramo bikomeye birimo nk'ibya MTN Iwacu Muzika Festival byabereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo kandi yanagize uruhare kuri alubamu ya Mario uri mu bahanzi bakomeye muri Tanzania. Kandi Kenny Sol afite ibihangano byakunzwe mu bihe bitandukanye. Nko ku itariki 30 Kamena 2024 yamuritse Extended Play cyangwa se EPA yise Stronger Than Before, igizwe n'indirimbo zirindwi zirimo Jolly Remix, Stronger Than Before, Addicted, Enough, Falling in Love, One More Time yakoranye na Harmonize na Cole yakoranye na Fiki Famake. Iyi EP iriho indirimbo ye Forget ndetse na Say My Name zakozwe na producer Nesbeat. Kenny Sol aherutse kuvuga ko gukorana na Nesbeat byatumye ibihangano bye bimenyekana ku rwego rwiza, kuko bakoze indirimbo zakunzwe.
So guys, ngayo nguko rero amakuru yari agezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, tubashimiye ko mukunda kubana natwe kuri uyu murongo wacu wa YouTube. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubategurire inkuru nk'izi ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabakunda cyane, reka tubabwire ati bye, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho, bye bye.